hanyuma soso navuga ufite histoire itangaje ndetse n'umuntu wese yayumva ikamutangaza, nanjye naratangaye gusa nkuramo isomo ritari ritoya kuba abantu bose twabubaha uko tutaba tuzi ese uyu muntu ninde turi kumwe nawe. Abagabo abagore barayatanga akatinyuka akayasohora ati bisigara ubifura, ubwo siyo nza gusanga umuvandimwe wanjye naramukoze ibyo bintu. Umugore agafata boxa z'umugabo akaziha ari imbobwa agafata nize akabijugunyira umukozi ati byimenye. Nwese nge se nabaye we wenda ko ntagiye muzi ngo nge mu buhamya bwanjye cyane wenda bizangarura, nge se nabaye we simbizi. Niyo mpamvu rero kubaka urugo nasanze bisaba ubwenge, kandi iyo waciye mu buzima butandukanye ugaca no mu ngo z'abantu ugenda ureba uko bimeze uko zubatse ukamenya uko urwabo uzarutegura. Uwo mugore ko biba bigoye, umugore ushobora gufata boxa z'umugabo bigoye binababaje. Ubundi aramutse agiye akagaruka akaguhahira akakumenyera buri kimwe cyose bigutwaye iki? Ushatse kuvuga ko urugo rwubakiye kuba iyo wahahirwa rero umugabo agiye hanze iriya agasambana k'abagore batagomba kugira. Nese ko bose bavukana, hari n'ababyina, hari n'abatanazi ko binaba, n'abatazi niyo ngeso yo gusambana iyo ariyo. Nukuri hari abantu bazi kwikontorora, n'abadamu nabo barahari bameze gutyo babasha kwikontorora akavuga ati urwo n'urwanjye nzarwubaka neza. Nk'ubu hari n'abajya bahanuka bakambwira ati wakigomewe wakiwe ubundi bizagenda gute kuri igisambo, none se ntabe igisambo ndeka niyubakira urwo rwanjye mu mahoro. Ubundi umugore utabuze ibiryo umugabo yakumenyeye buri kimwe cyose ubundi waba ujya hehe ujya gukora iki? Ariko akabura ikintu kimwe mu buriri. Mu buriri se none se niba mu buriri ubona ibyo byose nkuko wabivuze kuki mu buriri utakihangana? Mu buriri rwose hari igihe byanga bakanganiza bakambwira batari nkawe byagenda gute. Nimba wavuze ngo umugore abona buri kimwe buri kintu cyose akakibona, niba ubona ibyo byose ukarya ukanywa kuki mu buriri bw'utakanganira uwo mugabo wawe wenda yifite atakubwira? Hari n'ibintu ushangaza atapfa kukubwira, ariko nge mbikorayo nkinjiramo indani nkakubwiza ukuri. Umuntu nubakiye urugo ntirushobora guhirima na gato. Urugero umva kandi ibyo utagiye oya turi mu muryango duhe nk'urugero basanzwe tuve kuri YouTube ugasanga akubwira ngo nta mugabo ugomba kurara adateye akabariro. Icyo kintu nicyo nawe ni kugifata. Ubu koko mu by'ukuri abantu bakunda kimwe. Hari n'umugore byo rero ushobora kumara buri munsi nyine umugabo wenda waninaniye bitewe na stress z'akazi n'iki, ugasanga wenda umugore we aba yumva ari buri tujuru, cyangwa se ugasanga hari n'abagabo nabo bimereye gutyo ushobora no kudasinzira ahubwo bitakunze. Ariko ntago ariko bose bimeze. Ariko bose bimeze. Hari n'ubwo wamara kimwe cya bibiri cyangwa ukwezi, biterwa nuko wapanze n'urugo rwawe. Buri muntu n'urugo rwe, buri muntu nuko yubaka, ntihazagire ugushuka ngo zose zubakwa kimwe, ntibishoboka. Ntago ntekereza yuko rwose bose ubwo ntago bibaho. Reka buri munsi mudahumeka ntago mbizi ati mudahumeka ntago mbizi pe. Ntago baba muri guhumeka se ukamara n'umuntu imyaka 10 n'ingahe ari buri munsi, baze nawe imyaka 10. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerere mu mande zose z'isi. Nabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora, ndabakunda cyane kuko mudahema kutugaragariza urukundo umunsi kundi, ndetse murababwira ngo comment zanyu ni ingenzi umunsi ku wundi. Bose tugiye kugana n'umumama afite ubuhamya navuga butangaje, nanjye bwarantangaje nkibwumva, ndetse nkuramo n'isomo rikomeye cyane. Subwa mbe dukoranye n'umusangwa, reka bari ko mvuga atarabonye ikiganiro cye muzasubira iwacu umukirebe. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze gute? Meze neza. Abazina barongeye twiyibutse haciyeho iminsi. Nitwa Munyana Solange. Munyana Solange. Ndabona wambaye neza rwose. Merci beaucoup. Urakeye, urasa neza. Murakoze cyane. Ni bangaye bakubwiye ko wambaye neza? Ni benshi pe. Ni ukuri rwose. Rwambaye nk'umubyeyi rwose. Yakoze. Solange. Karame. Wari umeze neza rero. Uyu ari mu bamama navuga bidekaraye ko bankunda. Yego. Ejo warandijije.
cyane mama yabyutse yandikira imitoma urya nkunda ariko narishimye kandi mbikuramo isomo kuko hari igihe umuntu agutungura tukahita tumaze iminsi tutavuga nderekana ku kiganiro ko mbona ati ndi mu bantu bagukunda mbikubwira utarapfa rero umuntu wa mugani utakubwira ibintu byiza cyangwa se amagambo meza ugihumeka nanabikubwiye ntitukabwirane kuko bapfuye tubabwire ko tubakunda bakiriho niba nkunda Soso ni declare kare mbimubwire ko mukunda ejo atazagenda nka regreta sibyo Soso niko biba bimeze buriya no mu buzima busanzwe nibaza impamvu umuntu niba gukunda aba atagomba kubikwereka yego hari igihe njya nicara nkigunga nkibaza se kweri kuki kubera iki kuko ntabasha kuba nanjye niba hari unkunda by'ukuri kubera iki nta muntu ushobora kubimbwira yego muntu nkunda nanjye rwose pe ujye ubimbwira ubinyereke nta kuntu bisa pe yego ni ukuri rata umuntu ugukunda byari bintangaje ibintu bakoze ukuntu bari bateye intebe ebyiri hari umutumirwa umwe njyewe noneho ndumiwe nicyo mbese namubwiraga kure iyo ntebe biranangaje Soso none se amakuru y'iminsi y'ubundi buzima busanzwe wari umeze gute mbere ko ninjira mu kiganiro nyirizina ubuzima buragenda buraryoshye amakuru ni meza buriya ugihumeka nicyo cya mbere umuntu aba agomba gushima Imana kuba agihumeka tubona abagenda buri munsi abakora impanuka abarwaye se tugenda tubibona mu buryo butandukanye ndabishimira Imana rero kuba nkihumeka n'umuryango wanjye nta kibazo nukuri pe ndabishimira Uwiteka mu minsi ishize nararwaye ngera kure pe ngera kure mbona ko n'urupfu rwaje ariko nshima Imana kuba yaranzuye rero nkabwira abantu bafite umutima w'urukundo nukuri bumva bafite umutima w'urukundo wabo undi wa nyawo utari uburyarya bajye babyereka umuntu akiriho ntibakarindire kubimwereka kuko yapfuye ngo ubone niba umuntu yapfuye abantu baje kumukorera ibirori byiza atanahari ngo abirebe byibura n'abashimire ni ukuri biba ari byiza gushimira umuntu akiriho cyangwa ukamubwira ko umukunda akiriho cyane ngaho ici cyaka ubanza usomeho akanyota kashire yego hanyuma Soso navuga ufite histoire itangaje ndetse n'umuntu wese yayumva ikamutangaza nanjye naratangaye gusa nkuramo isomo ritari ritoya kuba abantu bose twabubaha uko tutaba tuzi isaba uyu muntu ninde turi kumwe nawe ubuhamya bwawe navuga ko ari ubuhamya burimo isomo Soso aho wabanye na murumuna wawe mu rugo museka muganira uzi ko ari umuntu wirerera gutyo gusa ariko ugasanga n'amaraso yawe setori yangira sekeje kandi iranababaje oya birashimishije vraiment ubundi mujya guhura bwa mbere n'umuntu mwamenyanye gute kuvuga ngo mvuka nasanze papa ntawe uhari yego nisanga mbana na mama gusa noneho maze gukura nyine nkajya mbaza data nise data nyine ubwo nubwo atarahari ariko twarabonanaga ntabwo mwabanaga mu rugo nkamubaza nise data mfite abavandimwe turabafite none se wazamfashije nkabona abavandimwe banjye wenda nubwo ntagize amahirwe ngo tubane ariko byibuze hari igihe umuntu ahura nagesita akabana n'umuvandimwe watabizi hari ibyo nshaka no kubwira ababyeyi b'abapapa bakora ikosa ryo kubyara abana bakabajugunya bakirengagiza ingaruka bashobora kuzahura nazo nyuma ugasanga nk'umwana ahuye na musaza we cyangwa se wa mwana nabyaye ahuye na musaza wanjye bakoranya amabi cyangwa se umwana wanjye ahuye n'umwana wa musaza wanjye bibaye ikibazo kenshi rero muri iki gihe turi mu isi turimo ukuntu mbona imeze kugira ngo uzibwirane n'umuntu biragoye cyane umurumuna wanjye kugira ngo tumenye ko turi abavandimwe naje gushaka nta muvandimwe wanjye n'umwe nzi nshaka nzi ko wenda ari njye njyenyine kuko nako nabibonaga n'indi nyamwigendaho nzi ko nta muvandimwe ntaki n'abo mfite ntabazi ndabyakira ubwo rero uwo murumuna wanjye twaje guhurira ahantu mu birori anyiyumvamo arambwira ati se ko numva nakwiyumvisemo twaba inshuti ni ukuri nta kibazo umwana b'inshuti akageza kunsura mu rugo ntashake gutaha aho aba bati kubera icyo ujya muri rwa rugo ukarutindamo ubu urashaka kuzaducika ukajyayo ufite ikihe kibazo
byaje gutinda umwana ava hahandi asubira iwabo. Ageze iwabo bati se barampamagara ati rwose ko nshaka kuza kwibera iwawe nkajya nkubera umukozi ukampemba. Ndamubwira abakozi sinjya ntunga abakozi mpemba, ahubwo kiretse uje kuba nk'umwana mu rugo ibyo byo nta kibazo. Ati ni ukuri waba umbyaye nta ribi. Yego. Umwana araza turabana, ni ukuri pe mubanira neza, sinigeze mubanira nabi, nawe nigeze yitwara nabi wenda ngo mvuge ngo nuko ankorera mufate nk'itorosho mugirire nabi. Ari byo nshaka no kubwira abamama. Muri make yagusabye kuba yaba umukozi wawe mu rugo, akaba yakora nk'akazi abakozi mu rugo bakora, ariko ataranamenya yuko uri mukuru we muvukana. Ntabyo yari yakamenya. Yewe nanjye nta nubwo nanabikekaga, nta nubwo nari no kubitekereza ko byashoboka. Yego. Twarabanye tubana n'igihe kinini pe, nta nubizi nta nubikeka. Turabana igihe kimwe hashize nk'imyaka 4. Yego. 4 mu bana. Tubana neza nta kibazo. Umwana turicara igihe kimwe Mary wanjye yansuye turaganira, sinzi ukuntu twavuze rero ku bijyanye n'abapapa bacu. Mama yamubaza ati se papa wawe mama yajyaga kubwira ko yitwaga ngo iki? Bamubwiye amazina ya papa we yumva n'aya papa wanjye. Aramubaza neza baraganira mama uko yitwaga, uko byagenze nyine aho mama we yabaga n'iki byose baraganira, dusanga mama aravuga ati muri abavandimwe, kuko nkurikije ukuntu ari amazina yawe naye biritiranwa. Ati ikindi kandi uwo muntu nawe ndamuzi, so ajya kuntagenda ndabizi ko uwo muntu witwa gutyo mama w'umwana bari inshuti. Nyine ibimenyetso byinshi turabibona. Noneho gihamya tubyiyemerezwa na data, tubwira yuko ari ukuri ko uwo mwana ari papa wanyu. Byagenze bite? Twaramuhamagaye tukimara kubimenya. Turamuhamagara turamubwira tuti twamenye ko hari undi mwana wawe, twaramumenye turi kumwe turamufite. Nawe yanga kubyemera ati ntibishoboka. Bati ni umukobwa, ni iki? Ni umukobwa. None se yari yarabyaye ntiyamenya ko yabyaye? Yarabizi wenda ubwo urumva ni nk'uko nanjye yambyaye akagenda, n'undi wenda akagenda akamubyara akagenda, ntiwamenya wenda yarabizi. Noneho rero twaje kugira igihe turahura turamumwereka, aramwishimira aravuga ati nibyo uyu ni murumuna wanyu. N'umwana yamwishimira amubwira ati ndi so, uzagenda ubwire nyoko nubwo yaguhishe so uzamubwire ko wamwiboneye. Tuzamubwire ko waje Kigali cyo kikuzanye ukaba waramwiboneye. Yabaga he mbere? Umwana iwabo ni Butare. Kandi nawe twabaga ari naho twahuriye kuza kuba Kigali rero. Ubwo papa nawe sinzi ngo abahehe, ariko we twarahuye nyine turamumwereka, amenya tunahirukana icyo gihe. Tuherukana n'icyo gihe kwashize imyaka myinshi namubona. Ubwo rero umwana nyine twaje kubana n'undi dukomeza kubana nk'abavandimwe, kuko tunabana muri ubwo buzima tutaranamenya ko tuvukana. Umuntu yajyaga tubaza ati se uriya mupfana iki? Amubwira uriya ni murumuna wanjye, undi nawe turani n'umuvandimwe wanjye. Yego. Neza rwose twumva dukundanye, twumva nta kibazo. Nyuma rero aho tubimenye turushaho gukundana, Imana iza no kumumugisha nawe aza gushaka akiri iwanjye, nuko ndamuherekeza neza aragenda ajya kubaka urugo rwe. Ubu ngubu nuvuga ngo nawe afite urugo rwe n'umwana yaranabyaye. Yaranabyaye. Yego. Ubu ni ukuvuga ngo rero ikintu nabwira abadamu bagenzi banjye, nakuyemo isomo rikomeye cyane. Yego. Ryo kubana n'umuntu wese amahoro, ryo kubana n'umuntu wumva yuko ari umuntu ukamuha agaciro ke, kuko hari igihe ushobora guhemukira umuntu ngo nuko umukoresha cyangwa ngo nuko akubera iwawe mu rugo, ngo nuko umutuze nuko ugira gute, ukazasanga ni we wihemukiraga. Kame nkanjye utaruzi n'abavandimwe banjye byarashobokaga ko nari no gusanga ari njye wihemukiraga cyane. Nza kugira uwo mugisha rero nsanga sinigeze nitwara nabi. Wenda ngo umuvandimwe avuga ati koko ndabibonye, naho menye ko ari umuvandimwe nyine mufata nk'imwe kuko niwe muvandimwe wanjye nari imbonye. Nuko nza no guperereza, nza no kurwana intambara ishoboka, nza no kumenya musaza wanjye wundi nawe wari uhari. Ubwo ni ukuvuga ngo ni abavandimwe babiri nzi nasanze duhuje papa. Ni muri ubwo buryo rero.
birimo isomo rikomeye. Ibaze nk'iyo mubana waramuhaye akazi nk'umukozi, n'Imana iba yarabikoze nk'umukozi ukamukoresha nka kwa kundi abantu bashobora gufata barerera abana cyangwa se bafasha mu rugo, ugasanga nk'uko yakubwiye ngo nyera akazi k'umukozi, uretse ko ngera kudana iryo jambo mukabana nk'ugufasha mu rugo, ugasanga rwose uramuhembye imyaka 2 irashize 3 irashize, nyuma ukazaza kumenya ko ari umuvandimwe wawe. Urumva icyo gikomere ari kuzagikira? Ntabwo nari kuzagikira. N'abana tubana mu rugo, kuko mbana n'abantu benshi bagiye batandukanye mu mafamiye mu rugo, n'ukuri pe ngerageza kuberera imbuto. Nubwo katabura ariko ngerageza kuberera imbuto, ku buryo ejo n'ejo bundi bazavuga bati twabanye n'umuntu w'umubyeyi muzima. Ku buryo nabo bazabana nabo bazabasha kugira gute kuberera imbuto, bakabana nabo neza, bakumva ko umuntu ushobora kumusuzugura uko ari, ariko ejo n'ejo bundi nabo ubuzima bwe bwahinduka, kandi ugasanga kugiriye n'umumaro ukomeye cyane. Yego. Hanyuma umugabo wawe rero urabera bimubwiye ati nasanze uyu mwana tuvukana, rimwe na rimwe ntago ari bose, hari n'igihe hari abo tujya tugana kamwe ati nk'umugabo wa mukuru wanjye yaranterese, cyangwa se ahantu mba umugabo wawe yaranterese, ugasanga nyine ni ikibazo. Umugabo bimubwira icyo gihe yabyakiriye gute? Ntago yahise abyumva. Byaragoranye, n'abandi bantu ntago babyumvaga, baravugaga batereka ariko iyo ni filime uri kudukinira, ntago bishoboka, ni théâtre. Ati se birashoboka ko bya bintu tujya twumva byaba ari ibyanyabyo? Nanjye numvaga biguranye, kuko nanjye kugira ngo mbimenye, urumva iyo data atabinyemerera ntago nari gupfa kubyumva. Ariko umugabo narabimubwiye uko agenda nawe amenya amakuru, kuko nyine papa baje kujya bo bavugana, bakahura bakagira gute, aza kuvuga ati wasanga bishoboka. Niyo mpamvu mbona munabana neza, mbona umwatiri muri umuntu undi, kuko ari n'igihe namusigaga ku kazi kanjye, avuga ni nasize muri umuntu wanjye nta kibazo, amusiga ku bintu byanjye akabikora neza nk'ibya mukuru we, uburyo n'abantu bari bamaze no kubimenyera ahantu nakoreraga. Avuga bati mukuru wawe yagiye, ariko mubanye neza rwose, muranakundanya. Ati nibwo nabona abavandimwe bakundana gutya, kumbi cyari cya kintu kidukura cy'amaraso tutabizi. Ngayo nguko. Shano ubuhamya rwose bushimishije. Hanyuma Soso, nshimye ko wenda ukunda kubana n'abantu benshi mu rugo bagiye batandukanye, ndetse yaba imiryango yaba abana baza kwibera gutyo mu rugo ukabakira, kandi koko navuga nibwo bubyeyi. Umwana wa runaka yaba uwawe, n'uriya akaba uwawe, ukarera nk'umubyeyi. Nkahita nibaza impamvu ngiye kubaza iki kibazo, kuba mu rugo nk'umugore cyangwa se mu muryango, ni iki cyubaka? Impamvu nyikubajije kambaze nkubaze A na B ndaje nyigereho. Yego. Ikintu cyubaka nabonye. Hawe umaze imyaka ingahe mu rugo? Maze imyaka 10 irenga. 10 ni myinshi, ufite experience. Yego. Ikintu nabonye cyubaka urugo cya mbere ni urukundo. Ikindi cya kabiri kwihangana. Niba hari umuntu wenda sinje kwivuga imyato cyangwa kwirata, ariko nzi ko ndi mu bantu bagerageje kwihangana. Aka kanya mfite n'abahamya pe, babihamya yuko ngerageza mu kwihangana. Ibyo bintu rero uko ari bibiri, kandi nasanze kubaka atari imyaka, ahubwo bisaba kuba ufungutse mu mutwe. Wagira imana ukabona nk'inshuti yawe nzima magara yifuza ko wubaka, ikakugira inama nyayo. Kuko buriya keshi iyo byapfiriye mu cyumba no muri salo ntibikunda. Nawe niko bifata, kubera ko be yayo nenge kukubaza ngo ko tujye twumva ari abavuga ngo urugo rwubakirwa mu cyumba, urugo rwubakirwa mu buriri, ukibaza se ubwo buriri ni hari ababikora ko ingo zikabananira? Yego, hari ababikora bikabananira ariko bagerageje. Hari igihe usanga umugore hari igihe ubona umugore ukibaza niba icyamuzanye atakizi, ntazi inshingano ze wenda mu cyumba, nta gisuka agira, nta bwenge, mbese ukayoberwa nuko bamureze iwabo. Ariko nasanze akenshi umuntu wavuye iwabo ari indushyi yubaka kuruta hari abo batesi bose bo hanze. Ugasanga umuntu
niba wenda umugabo agusize mu buriri mu gitondo arabyutse aragiye, uko umugabo yakagiye nuko yagusize cyangwa se nuko mwagiye mu kazi mwese umugabo agasanga uko uburiri mwabutaye niko bugarutse, niko asanze bumeze, nta gasuku mu cyumba, nta gukoropa, nta gukora amasuku, ntaki. Noneho ugasanga hari n'ababishugunyira abakozi, umukozi akajyaho akabyimenya, akaba ari usasa, akaba ari ufura ubwo n'amabogisi y'abagabo abagore barayatanga, akatinyuka akayasohora ati bisigara ubifura. Ubwo si yo nza gusanga umuvandimwe wanjye naramukoze ibyo bintu. Umugore agafata boxa z'umugabo akaziha ahubwo agafata n'ize akabijugunyira umukozi ati byimenyere. Nese njye se nabaye we, wenda ko ntagiye muzi ngo njye mu buhamya bwanjye cyane wenda bizangarura, njye sinabaye we simbizi. Niyo mpamvu rero kubaka urugo nasanze bisaba ubwenge, kandi iyo waciye mu buzima butandukanye ugaca no mu ngo z'abantu ugenda ureba uko bimeze, uko zubatse, ukamenya uko urwabo uzarutegura. Uwo mugore ko biba bigoye, umugore ushobora gufata boxa z'umugabo biba bigoye, binababaje cyane. Hari n'igihe bibaza n'icyamuzanye muri urwo rugo, umugore utifurira mayo yiwe, umugore utifurira boxa y'umugabo we, umugore udafite isuku mu cyumba cye mu buriri bwe. Ntabwo nibaza niba n'ibindi aba bishoboye, akumva yuko kubyuka akaraba akajya mu kazi akagaruka akaza akarya akaryama, akumva ko ariko bubaka urugo. Ntabwo urugo ari uko barwubaka. Akimakiya agasiga inzara nabyo rega ni byiza, ariko biba akarusho iyo umenye rimwe na rimwe n'ibikureba. Ntabwo mpamya neza ko ibyo ngibyo ari byo byubaka urugo. Icya mbere ni ubwenge, ni urukundo, ni ukwihangana, ni isuku mu rugo. Umugore washoboye isuku mu cyumba cye n'ahandi arayishobora. No ku mutima burya banayifite. Niyo umugabo yakora n'agakosa cyane bakagakora bitewe n'ukuntu baba bafitanye urukundo no kwihanganirana, uko byagenda kose barabyikemurira. Kandi ikindi mukirinda kwiyandarika. Niba umugore ahuye n'akabaza kugira ngo akaganirize umugabo we, akiruka akagakubita inshuti ye, niko bikwiriye famiye yose cyangwa inshuti zose. Burya uba ukwiriye kubanza kuganira n'umugabo wawe, mwembi byabananira mukaba mwatabaza umuntu umwe muri famiye cyangwa se inshuti yanyu, ariko mwembi mwabanje gufata umwanzuro. Kubaka rero kubaka ni urugendo rurerure, tutavuga ngo rugire iherezo. Umuntu ahora yubaka nyine, ahora ashyiraho itafari riva hashyiraho irinda, kumeza yungikanya kuzageza igihe umuntu aba avuga ati ni ugutandukanwa nyine n'urupfu, ni ukurangiza kubaka mbese bitagira iherezo. Hanyuma Soso, nkawe wanyuze mu mashuri menshi navuga y'isi menshi cyane, menshi y'isi kabisa, kubijyanye n'urugo ntacyo wambeshye. Ufite ubuhamya butandukanye, wabaye mu buzima bukarishye atari bwa buzima bw'imijenji. Kunavuga yuko byari ibihe navuga bitoroshye, ariko uyu munsi uri umudamu mu rugo, urashima Imana. Wakubona hari umuntu ushobora kubwira ngo nakoze akazi ko mu rugo gutyo ugaragara, hari umuntu ujya ubyemera? Ntago bapfa kubyemera, ariko burya ashatse yanabyemera. Hari abati hari n'abashobora kwandika muri comment ati uyu mudamu mwiza reka ntago yaba yarakoze akazi ko mu rugo. Hari abatabyemera pe. Niki cyagufashije kwiteza imbere rero Soso? Uyu munsi ubuzima bwawe navuga nta cyubuzi. Yego. Bice ufite mu mahoro yawe, ariko uri umudamu navuga ufite bike ariko bishimishije biguhaye amahoro. Ni cyo kintu cyagufashije kuzamuka ukiyubaka ukavuga ngo nanjye nubwo ndi umukozi wo mu rugo, hari n'ababafata nabi ntago reka kubivuga, ariko ntago bikwiye, reka nanjye maranire kubaka urugo, nanjye nigire kandi ngira abana, mfashe n'abandi bantu ku ruhande. Mu gihe hari uvuga ngo nabaye umukozi wo mu rugo, nzi ko bangereraga umuceri, nzi ko inyama rimwe na rimwe harabyo njya numva ngo ntaziryagaho, nzi ko mbese ugasanga afite wa mubabaro, urugo rwanjye nta n'umuntu arwinjiramo, ariko wowe si uko uteye. Urebye ni nako byari bikwiriye, ariko ntago byakunze. Nasanze buri muntu agira impano ye, kandi nasanze ariyo mpano Imana yampaye. Impano yo guhora mfasha abantu, impano yo guhora nakira abantu mu rugo, yaba abashyitsi yaba se family ije kuba mu rugo. Nasanze ari impano ngiye, kuko bagenzi banjye benshi tuziranye cyangwa twibicuti bagenda iwanjye bambwiye ko ibyo bintu batabishobora. Ibintu nkora bambwiye ko bitabaho batanabishobora. Ikintu rero cyamfashije kuba nakikura wenda muri ibyo byose nkabyipakururamo, nkumva yuko ntagomba guheranwa n'amateka cyangwa se guheranwa n'ibyo nanyuzemo. Bisaba kwiyakira kandi ukanyurwa n'uwo uriwe cyane.
mama ntigeze ntoza kubaho nk'igisambo cyangwa se ngo nabonaga nawe ari umunyabuntu nkabona n'umuntu usabana naho cakiye rero tsaga n'umugabo wanjye nawe ni umunyabuntu utanga ugira umutima mwiza numva ko nanjye rero ngomba kubaho muri iyo si rero si uko unaba afite ibya mirenge gutanga ntibisaba kuba ufite ibya mirenge ahubwo ni umutima Imana iba yaragushyizemo kuko uburyo ntanga pe nanjye si umutima wanjye ahubwo n'uwo Imana yanyiterekeyemo kuko natanga numva nahari n'urugi mbishoboye naruterura nkarutanga rero nasanze ari impano y'umuntu Imana yihera umuntu ku buryo navuga ko nanjye hari igihe bindenga ubwo tambuka ujyemo nta kibazo none se twamugira ati njyemo kandi ntiwamubuza ari gukora akazi ubwo nawe nyine b'icyamamare kuri YouTube twakugenza ute hanyuma so hari ibintu umuntu acamo akavuga ngo iki kintu ni isomo cyari kinsenyeye ndashaka umbwire gato cyane ikosa ryigeze kubaho ukavuga ati sha iri kosa ryari rinsenyeye Imana ikinga akaboko ikosa ntaryigeze ari kuba mu rushako yatuma kurinturutseho se wenda hari nk'ukuntu ushobora kuba uzi ko urugero njya numvaga nk'umugore ushobora kuba asuzugura rimwe na rimwe akaba yasuzugura akaba ari nk'ikosa ryamusenyera bigatuma atakubaka cyangwa se umugore ugira ikigare n'urugero cyangwa se n'umugabo akaba afite defo runaka akaba ati sha iyi defo iyo ntaza kuyireka ntabwo nari kubaka ngo bikundi byari binsenyeye ariko Imana ikinga akaboko defo kuri njyewe niyiziho nabwo ni rimwe ryabayeho nigeze kujya ahantu mu ntara mvuye inaha genda ntabibwiye umugabo icyari kinjyanye nayo ngiye kwishyuza abantu badusigayemo amadeni tukibiye aho mu ntara ngenda ntabimubwiye kuko umugabo wanjye yakundaga gukora nyine amasafari agataha rimwe na rimwe ndagenda ndavundishuka ndagenda ndavuga nibyibuze reka nyaruke ngende wenda nihute nzagaruka ntazabimenya azajya kuza yambwe kuko yaramvugishaga neza ngezeyo arataha iryo joro utabizi aranabimisha ntiyambwira ko ahari akajya ambaza turi hehe ndi mu rugo kandi nawe nihari bukeye mu gitondo aranyihora bukeye mu gitondo aturi hehe wari warayeyo naraye kuko hari kure pe ntabwo nari kurara ngarutse ntahari mu Mutara ndagenda ubwo abantu ndabishyuza baranayanyima bukeye mu gitondo rero arantutika ati mbabare umbwiza ukuri ko utari mu rugo uri hehe akimbwira ngo ko ntari mu rugo numva ko ariho ari ndabikeka navuga ni umuntu niho ari yamvumbuye mubwiza ukuri mubwira aho ndi ariko kuva icyo gihe byaramurakaje nyine biramubabaza yumva ko atari n'amadeni yanjyanye aravuga ati ushobora kuba ufite nk'ikintu cyari cyakujyanyeyo kuko ndabizi neza ko nta kintu utajya umbwira ibi bintu kuki washatse kubikora mu ibanga mbona ko bishobora kuzana umwuka mubi kuva ubwo ikintu cyose mubwiza ukuri yego mubwiza ukuri niba ari aho ngiye kujya niba ari ibyo ngiye kujyamo bibona byaneza ikibazo mubwiza ukuri rero ukuri nabonye ariko kwa mbere mubwizanyije ukuri biroroha wahise amakosa y'umuntu ubundi ayigiraho hanyuma rero nawe ku kadefo ke nk'umuntu w'umugabo hari ukuntu abagabo bivugishiriza abakobwa bivugishiriza abadamu hasetse n'umugabo wanjye wanakunda ibintu bya burage cyane abagore tukagira akantu ko kuvuga ngo umugabo wanjye cyangwa se n'amafuhe ni iki ngere sinzi ukuntu ndemye niyo niko nsanga ntafuhe ngira mu mutima wanjye sinzi niba ari Uwiteka wenda wabinkore kugira ngo akunde anyubakire kumara imyaka ingana gutyo yubatse ntabwo biba byoroshye pe biba ari urugamba rukomeye rero ayo mapurage yiwagira n'iki utabaye maso ushobora kugira ngo ni ukuri iyo ubonye hari nka blague zishobora gusenya urugo ni ari nka blague ushobora kubona ikaba yagukomeretsa cyangwa ikakubabaza urayibona ariko ngenda byirengagiza nirinda no kubitekerezaho cyane urabona hari abadamu bafata amatelefone y'abagabo babo akajyamo agakontorora za message bahamagaranye iminota bavuganye ibiki byose za WhatsApp ibyo bavuganye niba bari bubonane niba bari ibyo byose ukabyinjiramo ukabyipakira mu mutwe sasa rero ugasanga wisusakuza urasaze ugize gute ubundi aramutse agiye akagaruka akaguhahira akakumenyera buri kimwe cyose bigutwaye iki
ushatse kuvuga ko urugo rwubakiye kuba iyo wahahirwa rero umugabo agiye hanze yiriya agasambana k'abagore batagomba kubigira ko mba ntamufashe uretse gato k'abagore batagomba kubigira intambara mba numva ngiye batabigira intambara mu gihe ntamwifata kuko nabonye message cyangwa bavuganye uyu mugore ntasanzwe pe nagusanzwe no kuvuga ngo kandi wowe niyo wabona message ati sheri dure kuri hoteli n'urugero nanze yego wowe kuva ushaka kubyirengagiza akagenda kuri hoteli cyane rwose nkanabimenya ndako yanagiyeyo agataha nkamwakira nk'umugabo wanjye umutima ukomeye rero kuko ushobora guhita atekereza ati ejo niba ari gukora ibi asanzanira ibirwara nabo bana banjye simbarere akabitekereza kandi koko kumva nk'umubyeyi ufite izi inquiétude afite ukuri akavuga ati ese niba umugabo wanjye yishora mu bakobwa uyu munsi ari kumwe na runaka ejo runaka ejo ndi runaka ejo n'ejo bundi noneho yanzanira iyo sida n'abana banjye simbarere kumva nyine impungenge afite nk'umugore navuga yuko zumvikana noneho se hari abo tujya tuganira ariko njyewe sinjya nemeranya nabo kuko abantu ntibavukana ukumva arakubwiye ngo nta mugabo udasambana icyo kintu gifata gute nka susuriro ibyo birashoboka cyane kandi ngewe impamvu ntemera yuko wenda uwanjye wabikorana ukuri sindamufata pe kandi umuntu uko yaba ameze kose burya nujya kureba ijisho rya mugenzi wawe ujya ubanza nawe witkontorore sindamufata ngo mvuge ngo nafashe umugabo wanjye cyangwa se ngo byagenze gute ikintu nakubwiraga cyari gutuma naba nasenya nuko wenda utwo tuntu nagiye ntubonaho ariko sinigeze mbyubakiraho ndetse umugabo iyo abonye ibintu nk'ibyo bibonye akabona uratuje akabona n'umusaranyi akabona n'umukontora cyangwa umusakuriza umutesha umutwe n'ukuri hari n'igihe umutima uyu mugore we ameze atubundi umugore wabonye ko nakoze icyaha akaba atanaritinyuka akaba yanavuga ati umuntu wabonye wenda mvugana nawe wabonye ngira gute bya message bimeze kuriya ntabe yanafu nawe akigaye akavuga ati wenda rwose pe nanabikoze n'Imana wenda yamana simbizi sindamufata nta namakuru mfite yuko wenda yaba yaranabikoze kuko abantu baje bavuga ngo erega nta mugabo udasambana ubwo urumva bo baba bafite namakuru icyo kintu ariko nawe ni kucyemera muri iyo myumvire ntabwo mbyemera ko nukuri wenda barabikora nanjye ndanabizi ko ari n'ababikora ariko sinemera ko bose babikora oya ntago ari bose wenda nanjye jya mbwira abantu ntujye uvuga benshi ariko ntago bose bavukana hari n'ababyina hari n'abatanazi ko binaba n'abatazi n'iyo ngeso yo gusambana iyo ariyo nukuri hari abantu bazi kwikontorora n'abadamu nabo barahari bameze gutyo babasha kwikontorora akavuga ati urwo n'urwanjye nzarwubaka neza nk'ubu hari n'abajya bahanuka bakambwira ati wakigomewe wakiwe ubundi bizagenda gute kuri igisambo none se ntabe igisambo ndeka niyubakira urwo rwanjye mu mahoro ubundi umugore utabuze ibiryo ubu mugabo yakumenyeye buri kimwe cyose ubundi waba ujya hehe ujya gukora iki habaye iki rero ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye wenda no kuvuga ngo ibintu by'abagabo n'iki mu by'ukuri pe ni icyo kintu cyari gutuma wenda naba nanasenya kuko nyinshi nubaka nsanga zubakiye kuri icyo kintu nabonye message nagize gute WhatsApp ibintu nk'ibyo bigutwaye iki kuba bandikiranye utabafashe ariko sinabyiza nanone nta nubwo yagize gukotora menya kugarukira niba uri umugabo wubatse menya ko uri umugabo nanone ku rundi ruhande menya ngo ndi umugabo papa runaka wiyubashye wijya mu dukumi warubatse kandi wabibabuza rero oya n'abagore barabikora ndavuga impande zombi wijya mu dukumi ngo wandikirane n'udukumi kandi waramaze kurongora nta n'uwagushyizeho agahato nta n'uwagusinyishije ku ngufu ahubwo ngiye nicyo kintu njya mbwira abashuti banjye bavuga ati niba utari tayari igikwe cyihorere wijya mu kurongora wijye kwishyiraho charge uzi neza ko hari ibyo utarareka kuko kurongora ni indi sacrifice ni ibindi bintu uvuze ngo mvuye mu buzima ubu ngiye mu bundi buzima niba wumva utaraba tayari rwose byihorere wirira ubuzima nyuma numva bitekerejeho ushaka umugore cyangwa se n'umugabo kuko hari n'abagore bakora amakosa impande zombi ziriho hari n'abagore basambana cyane rwose umugore usambana mufata uteye mufata nk'umwanda rwose ibintu byo umugore usambana mbona ari nk'umwanda pe ariko nanone hari aho ntabatera ibuye hari umugore ushobora kuba abona buri kimwe cyose pe buri kimwe cyose mu rugo akakibona ariko akabura ikintu kimwe mu buriri
ibyo bintu mu buriri se none se niba mu buriri ubona ibyo byose nk'uko wabivuze kuki mu buriri utakihangana? mu buriri rwose hari igihe byanga bakanganiza bakambwira batari nkawe byagenda gute. Nimba wavuze ngo umugore abona buri kimwe buri kintu cyose akakibona, niba ubona ibyo byose ukarya ukanywa kuki mu buriri bw'utakanganira uwo mugabo wawe wenda yifitiye stress? iyi si rero twubakiyeho hari akadefo kamwe nabonye, bari umwuka satani yazanye ku isi, riba ari ibiki abagabo hari akantu bubakiyeho. Ako kadefo rero ko mu buriri iyo katabayeho usanga bibaye ikibazo, ugasanga byabaye ingorane, ugasanga umugabo yagiye hanze gushaka ako kadefo nyine yabuze ku mugore we, n'umugore wenda ugasanga wenda nawe biranakunda, ahubwo ni umugabo wenda batabasha kubihuzamo neza. Hari n'abantu babana batanakundanye, babanye kubera ko barera abana babo gusa, bavuga bati umwe ni ukubera ku abana banjye n'undi ni ukubera abana banjye, ariko n'ubundi inshingano zo mu rugo bakazikora, ariko ugasanga nta rukundo bombi bafitanye. Ugasanga rero niyo mpamvu umugabo yisangiye twadukumi tumuha keya, cyangwa se umugore n'abasaza udusore tumuha keya, cyangwa n'abandi bagabo hanze hari ibishuko byinshi. Hari n'umugore uba mu rugo atazi neza y'umugabo, atazi sheri ishusho y'umugabo, atazi bebe, atazi utuntu twiza tw'amagambo. Ugasanga nk'umugore abonye nk'umuntu uri aho hirya mwiyumvisemo se cyangwa iki, ugasanga ari ku telefone arahora amututika buri munsi amutereta amubwira utugambo twiza, amuha keya, amugurira utuntu tutgifti, mbese bya bindi umugabo adashobora gukora bindi byo ku ruhande, ugasanga afite nk'umuntu bimukorera. Abagore rero bashukwa na byinshi bikarangira wenda agiyeyo. Rero iyi si twubakiyeho nabonye irimo ibintu byinshi, bishuko byinshi bitandukanye, kandi ikintu cyitwa ubusambanyi kireze cyane. Kireze giteye n'agahinda. Ariko ibintu bijyanye wenda no kuvuga kubaka urugo ruba rugomba kubakwa n'abantu babiri bahuje, ugize umugisha ukabona urugo. Hanyuma Soso, uretse tuba wubaza iki kibazo rero, hari akantu ukomojeho nyine k'ibyo kurya, k'ibiki byubaka ibiki byose, ariko usanga ingo zose wa mugani biterwa n'abashakanye uko bimeze, cyangwa se n'ibyo umugabo akunda, urundi ruhande iby'umugore akunda. Wa mugani njya numva ngo nta rugo rwubakwa nk'urundi. Ntago biba. Hari ikintu wakomojeho ngo kugira inama abantu bubatse. Ego uri shangazi? Yewe menya binarenze kuba shangazi pe. Birarenze, nanjye niko nisanze pe. Umuntu wumva adafite wenda nk'umuntu yisanzuyeho, wabuze umuntu wamwomora ibikomere, ukuri wumva akeneye umuntu baganira, ndahari, umuntu uzumva nyene ndahari, ndamufasha kandi bikagenda neza. Hari ibintu mama wawe atakubwira, hari n'ibintu shangazi atapfa kukubwira, ariko njye mbikorayo nkinjiramo indani nkakubwiza ukuri. Umuntu nubakiye urugo ntirushobora guhirima na gato. Urugero umva kandi ibyo utagiye oya turi mu muryango duhe nk'urugero. Urugero nyine umva ndakubwira nkakubwira buri kimwe cyose. Koko njye numva abagore barira ugasanga arakubwira ati ntacyo nakoze, ariko umugabo wanjye yego pe, hari abagabo baba bafite ingeso, umugabo wanjye ingeso yanze gukira, ati ntacyo ntakora pe, ariko byaranze. Hari umugabo uba ufite ingeso utayimumaramo, wamukoreye buri kimwe cyose ntacyo utamukoreye, ariko nyine hakabaho cya kintu cyo gukomeza kwihangana, ugahatiriza, ugakomeza ukarwana n'ubuzima. N'ukuri hari igihe ahindukira, hari igihe ukomeza kwihangana agahinduka pe. Iyo ugize Imana nagute mukagumana, hari igihe ahindukira akagaruka bitewe n'uko wakomeje kumwerera imbuto. Ariko iyo ugeze hagati ukabita nyine niho handi yigendera, bikarangira noneho mwese bibavuyemo, hakava havamo no gutandukana. Ariko ikintu naje gusanga akenshi wenda cyaba gisenya ingo. Ikikunda gusenya ingo ni iki? Nk'ikintu gikunda gusenya ingo, nkawe shangazi ugenda mu ngo nyinshi, cyangwa se ukunda kwigisha ingo nyinshi. Kuvuga ngo ikintu gikunda gusenya ingo ni ukutaganira.
ikintu cya mbere cyitwa kutaganira n'umugabo wawe. Ikindi abagore bagira akadefo, niba hari nk'akantu kamushimisha gashobora kumushimisha mu mutwe akavuga ati aka kantu mbese nkakorewe kanshimisha, agatinya kukabwira umugabo we. Burya biba ari ngombwa ko mwicara mukaganira. Umugabo wawe aruta nyoko kuko muba mwaratandukanye, aruta umuvandimwe kuko muba mwaratandukanye. Iyo ugize Imana ukabona umugabo muzima mwicara mukaganira, ukabona umugore muzima mwicara mukaganira mugahuza, ni ukuri pe nta kintu cyatuma urugo rwanyu rupfa gusenyuka. Mukaganira ku mipfire y'urugo rwanyu, mukabasha kugira ibyo mwuzuza, yaba mu buriri yaba se mu rugo bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Iyo mubasha kwicara mukaganira, umugabo akagira Imana, ukagira Imana, akakubwiza ukuri, akakubwira ati wa mugore we mbona gutya na gutya hari aho bipfira. Umugore nawe ndagashaka igishoboka cyose kugira ngo akosore bya bindi yishe, n'umugabo nawe bikagenda gutyo. Rero iyo habayemo kuganira, hakabamo urukundo no kwihanganirana mu mafuti yanyu ya buri munsi, mubasha kurwubaka. Hanyuma rero njye numva kuri YouTube basanzwe cyangwa se no mu buzima busanzwe tuve kuri YouTube, ugasanga ahubwo ngo nta mugabo ugomba kurara adateye akabariro. Icyo kintu nicyo nawe ni kugifata. Ubu koko mu by'ukuri abantu bakunda kimwe. Hari n'umugore byo rero ushobora kumara buri munsi nyine umugabo wenda waninaniye bitewe na stress z'akazi n'iki, ugasanga wenda umugore we aba yumva ari buri tujuru, cyangwa se ugasanga hari n'abagabo nabo bimereye gutyo, ushobora no kudasinzira ahubwo bitakunze. Ariko ntago ariko bose bimeze. Ariko bose bimeze. Hari n'ubwo wamara kimwe cya bibiri cyangwa n'ukwezi, biterwa n'uko wapanze n'urugo rwawe. Buri muntu n'urugo rwe, buri muntu n'uko yubaka, ntihazagire ugushuka ngo zose zubakwa kimwe, ntibishoboka. Ntago ntekereza yuko rwose bose ubwo ntago bibaho. Reka buri munsi mudahumeka, ntago mbizi. Ati mudahumeka ntago mbizi pe. Ntago baba muri guhumeka se. Ukamara n'umuntu imyaka 10 n'ingahe ari buri munsi, baze nawe imyaka 10. Ntago mbizi. Wenda abandi wasanga babishobora sinzi, ariko ntago ariko bigenda kuri buri muntu wese aba afite ize gahunda. Noneho hari n'abagabo abadamu baba bafite n'abagabo bibera hanze mu masafari buri munsi. Ubwo se ngo yavuga ngo ni buri munsi koko? Ubwo n'aba bana babavuga umugabo abana buri munsi. Ntago mbizi pe. Biragoye bitewe na situation y'isi agerageza kuganira nabo, nta buri munsi wapi. Iyi serega ni akazi, ni stress n'iki? Ni stress, ntago biba byoroshye. Ariko abadamu bagenzi bagenda ukuri ndabakomeje kubaka urugo, mugiye mushyiramo nye no gusega mutabaza Uwiteka barengere, kandi mubika amabanga y'urugo rwanyu. Ntukumve ko mugenzi wawe ubiganirije azakugirira ibanga. Ni gake gashoboka kubona umuntu wakugirira ibanga ry'urugo rwawe. Ntabwo biba byoroshye pe. Iyo wasohoye ibintu mu cyumba ukabijyana muri salo, biba byagiye no hanze. Mugiye mugerageza mubika amabanga y'urugo rwanyu. Abakozi banyu ni ukuri pe, hari ahantu nabaga mu gipangu, umukozi akajya ambwira ati ni ukuri naniwe gufura amabogisa ya bosi, naniwe gufura ayo masuve ya mabuja, arahita mwibasa akiruka akigendera, nta kintu azi nukuza akaraba aryama. N'abana niki nta kintu na kimwe yitayeho, urugo yararuncugunye. Ubwo nguwo umugabo amufasha akamujyana ku ruhande akavuga ati n'ubundi ni we mugore wanjye, ni wowe unsasira, ni wowe umfurira, ni wowe umgaburira, ni wowe umenyera buri kimwe. Ubundi ubwo amufasha akamujyana ku ruhande cyangwa akamutera inda, wakirenganya? Ntabwo wakirenganya, nta nubwo wamurenganya kuko ni wowe uba warizize. Ubwo rero ni ukuvuga ngo cyo nagira inama bagenzi banjye ni ukuri, ni ugufata abakozi nk'abana bo mu rugo, ukumva yuko umuntu watereye urugo rwawe, ukamusigira abana bawe, ukamusigira inzu yawe, ugomba kumwubaha nk'umuvandimwe wawe. Binashobotse wamuha agaciro nk'ak'umuvandimwe wawe, kuko navuga yuko nawe aba ari nk'umugore wa kabiri uba wasize mu rugo. Rero Imana yampaye umugisha, sinjya ntunga abakobwa. Nta mukozi w'umukobwa njye ngira, nigirira abahungu. Kubera iki? Kubera gutinya? Sinzi, nabonye bitava. Kubera gutinya izo ngaruka si? Wenda sinzi, gusa ntago nigeze mbyiyumvamo ko natunga umukozi w'umukobwa. Nitungira abahungu kuko wenda nubwo afite abana b'abakobwa, ariko Imana niyirinda
kandi kenshi mbana hari mbari hafi ariko ntago abakobwa njya mbishobora ariko aba bafite n'ukuri pe bajye bagerageza bajye bagerageza babitwareho neza bajye bagerageza babane nabo mu mahoro. Hari igihe usigira umuntu urugo rwawe ugasanga ibintu byose yabigukora. Njye rero nsanze urugo rwanjye ibintu byose biri kuri gahunda, ni ukuri biranshimisha nkanagushimira nkanakubwira ni hano wabikoze neza, ariko hano akadefo kameze gutya kandi neza utanamutuka utanamushwatagura ngo umwereke ko nta bwenge ntaki kandi ibyo yakoze aba yavunitse ukabimuhera agaciro. Inama nziza cyane Soso atugiriye zigiriye ingeri zose, yaba abagabo yaba abagore, ndetse navuga nuko batreatinga abakozi bo mu rugo, cyane ko burya wa mugani umuntu usigira urugo rwawe ukavuga ngo ndagiye uteke ugira iki, menya nawe agaciro umuha mugani. Ufata umwenda wawe w'imbere ni umwenda w'ibanga bijye kuherezaho ko umukobwa wo mu rugo gukorera biteye isoni. Biteye isoni pe, biteye n'agahinda. Umwohereze mu cyumba cyanyu ati genda usasire urebe icyumba cyanjye na boss wawe. Mbese nta n'umukozi urakandagira iwanjye ngo agenda amenye mu cyumba cyanjye, ntibibaho. Biteye ubwoba. Reka nta n'umuntu apfa kunyinjira mu cyumba cyanjye. Ubwo yaba agiye gukoramo iki? Mu by'ukuri n'iki yaba agiye gukoramo? Atari umwana wanjye ntibishoboka. Abana banjye bonye babemerewe kuhakandagira kandi nabwo baza muri discipline, bafite ikibazanye bahita bagenda. Rero gusiga warangaje icyumba ukigendera bakirirwa bakirukankamo, n'umugabo ibyo arabikugayira. Ntabwo yagushimira ko wamurangarije uburiri bwe, ntabwo biba bishoboka. Hari igihe kimwe nigeze kuba ahantu mu nzu, ubuzima bwari butaragenda neza, mba mu nzu ntoya, noneho rero idafungwa itabaho urugi. Aho hantu ubuhuye n'akaga, nza kujya kureba umutware wanjye yabaga n'ubundi mu kazi aba mu ntara, njya kumureba ndarayo. Noneho umwana w'umukobwa twabanaga niba yarazanye umuntu wenda w'inshuti yiwe simbizi, uko nashashe uburiri bwanjye neza nkasiga nteguye icyumba cyanjye neza, naragarutse nsanga yameze nk'umuntu wakirayemo. Uburira amashuka uko nabisize byose bigaraguye nyine byivuruguse. Ndavuga n'undi munsi n'ikindi gihe sinzojya gukodesha inzu itagira icyumba gifite urugi, sinzojya no gutinyuka kuba nashyira n'urufunguzo wenda ahantu umukozi ashobora kubona. Ntabwo burya bari byiza. Uba ugomba kubaha uburiri bw'umugabo wawe, ukamenya isuku y'icyumba cyawe mugore, ibintu byose ukamenya ngo n'urugo rwanjye n'urwanjye. Hari igihe umuntu afata urugo akarushukunyira umukozi ibintu byose ati nibye, ntiwubikora n'icyo muhembera, natabikora azagende azaza n'abandi. Ariko burya kubaka urugo no mu nshingano zawe mu rugo biba birimo cyane. Kandi n'abagore bumva ko bagomba kuba bicaye mu rugo, umugabo akamenyera buri kimwe cyose. Yego hari igihe umuntu ajya gukora bikanga pe, ariko burya naba atakiguhaye ntukamututike, umukanike umuhangayikishe uti nutabimpurorere n'ibiki. Mugabo niba akubwira ati wenda byanze habonetse ibi byakire, n'ukuri ujye ubyakirana umutima mwiza. Ubu kuri iki gihe niba ugize umugisha ukabona umugabo atashye iwawe mu rugo, ujye ushima Imana. Bishobotse wanapfukama mu cyumba ukavuga uti Imana ngushimiye ko umugabo wanjye mubonye. Birashoboka ko yahura n'impanuka agapfa ntagaruke, birashoboka ko bamutwara bo hanze n'icyo akagenda ntagaruke, ariko nugira umugisha ukabona umugabo watashye mu rugo ujye umwakira neza. Kumukangamira cyangwa kumutuka cyangwa kumubwira ibyo yiriwemo n'ibiki byose, niba azanye amafaranga yakira uko ari. Yakira uko ari, wimwumvisha yuko yagombaga kuguha menshi kuko nimwajyanye kuyakorera, nayi washatse yayaguha cyangwa ntayaguye. Biri bishoboka ko yayakwima, niyo mpamvu nayaguhaye ujye uyakira. Yego. Inama nziza cyane Soso, wakoze cyane kandi uganiriye neza. Navugana ikiganiro ubwo cy'umuryango, ko n'abantu bakwiye gufata abandi mu buzima busanzwe, tukareka gufata abantu nkaho nyine atari abantu. Kandi nawe ejo waba mu rugo rw'andi, umuvandimwe yaba mu rugo rw'undi, kandi umenye ko afatwa nabi nawe byakubabaza. Iri ni isomo rikomeye. Turagushimiye cyane rero, uzagaruke. Yego. Gasaro TV.